Thank you, really thank you. Nubwa mbere mbonye iki kintu ba. No, this is simple. Izi ndazimanurwaho kanswe Bruce Melody. Umva rero Melody. Hari indi nini irenze iriya. Ceceka gato wa mugabo we nsenga wowe. Shuwa hari yindi yazirenze iyo. Ira TikTok universe iraza. Okay, ari Melody ashobora kubona TikTok inzava hano. Ubwo nubusa bro, ibyo ni utoto. Komeza Melody. Umufana wa Melody aze amwe TikTok universe. Bigenze bite iyo utagira ubwenge nta namatwi ugira. Wakumvise wowe. Iramanuka nayo tegereza urareba. Komeza Melody. Abafana banje mwubaye brand ya Ben, mwe kumuvuga nabi, mwe kumubwira amagambo mabi. Bira ni umuziki usanzwe, nshobora kuba nabyutse neza ejo akanyigaranzura. Cyangwa se akanasohora umuhiti none ibintu bigahindura isura kuko impano n'Imana itanga nta stock tugira y'indirimbo. Amen. Kubaho brand zacu kandi tubikorera umuziki. Ibindi rero kuba ntaragafu k'imvugo rimwe ntimukarare mutabitekerejeho. N'ubwa mbere kuva nabaho Bruce avuze ibintu by'ubwenge. Ndabamenyesha Dumba taraturabura mu kanya agiye kunyibasira, ndabamenyesha ngiye ko ntari umufana wa Melody. Ntabwo uri umufana wa Melody. N'ubundi igiti kimwe ntigikora ishyamba shabyihorere mwana nawe twara. Ntabwo sinigeze b'umufana wawe, sinzigera naba n'umufana ngewe. Of course urumva Melody. Oya uvuga amagambo mabi wowe nanyu mvuga naberega. Ngiye ndi umufana w'indirimbo zawe, sindi umufana wawe. Intare yawe ngise. Wamfana warorera, wamfana ntayo wabona nta mafaranga ntanga. Godfather. Kubera iyo mpamvu rero. Godfather. Yo. Jewe ntaratangira gukora ibintu nkora nahuye na Melody yicaye ahantu arimo na campus ngiye maze like I have done it. Nigeze guhaguruka ngenda na Bruce ndamwegera namubwira ati Bruce, I love what you do, I love your music, I'm a fan. Njewe am a fan. Gusa ikibazo yo cyaje aho ikibazo ngirana na Melody. Nangije kuba wondi Dumba Melody tuguma dushwana nta kindi ariko ni ibisanzwe. Dumba urumva natutupana Dumba baramutamika akaza kunjomba yanjye ari imbere agaseka uraseka n'iki gisekeja. Nta muntu n'umwe ari bwama amafaranga muri iyi industry nka Coach Gaye. Gasekere bote. Nta muntu n'umwe ari bwama amafaranga muri iyi industry nka Coach Gaye. None se bantamika gute? Bantamika abo babantamitsa ngahe? Baragutamika Dumba genda inzara yase sura. Ntabwo bantamitse. Ndara abantu babiri ati Melody ibi ntabwo ari byo ugahita urakara tugashwana. Ariko ni nakubwiye kuzi ibintu uko mbyumva ubyumva nabi. Nese okay ibyo byaje ndukuma byumva. Abaho rero kujya inama niko abantu bagira ubwenge bakora. Umuntu ajya inama nundi ujye yumva wewe wumva inama iyo yizanye wayikonfirimye nkayikonfirumura ahubwo no urakara ugahita ukupa ngo fuck you no Dumba rivu. Oya byari ubwa nyuma nibwo nagututse Dumba ariko urivumbura urabizi ko wivumbura. Oya ntabwo nivumbiye mani wambwiye nabi. Wowe wamamagaye umbwira ibintu bitajyanye mwumviye ko bitajyanye uhiturakara. Okay reka abafana babyumva icyo twashwaniye mbivuge. Nubundi se okay nari mu kabari reka bafana reka babwe rero ni example ziza yo kuvuga. Baretse gato nubwo ibintu by'ayamano maze gukumva bisubiramo uvuga inkuru imwe. Oya yinabwo nta muntu bwabibwira. Inshuro zirenga zine Melody. Kare. Nukiye mu muryango. Yakuze nawe ameze nka cya God. Oya niba mwandike ngo ndabeshya niba ndikubeshya. Dumba ibintu by'ayamano inkuru uhora usubiramo twarayirambiwe. Urumva? Urakoze cyane mukanya nawe. Niyo mpamvu ugiye kuvuga iyawe. Mukanya nabirambiwe ndamubwira ati Dumba mutubwiye inshuro nyinshi namaze kubiramo. Agahora bisubiramo. Noneho kugira ngo bene Dumba atari umuntu woroshye kumvikanaho. Iyo azanye point ye ntuyumve ararakarara. Ndakubwiye ko wewe uri imbaga nyamwinshi wowe. Rata reka amabwire icyo twapfiye na Bruce. Numwe ufite igitekerezo. Reka amabwire. Nawe umeze nka God rero nicyo kibazo cyawe. Ntabwo meze nkawe nawe icyo twapfiye na Bruce. Nari mu kabari. Banyarwanda bayaga nari mu kabari. Abafana ba Ben bahita barambwira ngo Dumba ngo nukuri kwimana ngo dukure de Ben ngo duhamagarire de Ben. Mpita mfata telefoni mpamagara Ben. Mpamagaye Ben ahita avuga n'abafana arababwira muri meze guteye amakuru. Noneho hari abafana ba Bruce aho ngaho. Nuko byagenze rero Bruce niba utarabimenye.
hari abafana ba Bruce aho ngaho bahita barambwira ngo natwe duhamagaraho je nago amamagarira mu tubari ujye nubaha brand yanjye nuzajya usinda ujye uhamagara biwanyu umva ujye uhamagara The Ben ariko twavuze ngo uhamagara The Ben bakwita uko no kwihagararaho reka ndangize mamagara ntabwo natuburangiza wasinze reka ndangize uramamagara wasinze nk'ubu abanyabwenge babimenye ko usebye abanyabwenge babimenye ko The Ben uretse cya Godfather abanyabwenge babimenye ko usebye no niba mbyumvishe neza uravuze ngo mbyumvishe neza uretse gato nahamagaye Bruce kugira abafana bambwiye mu muhamagare Bruce afana banye mvuye guhamagara Ben Dumba Bruce umva ukuntu Bruce yambwiye ariko umva ukuntu Bruce yambwiye ahita arambwira ndamubwira ati abafana bashaka kugutera peace urumva uzi ukuntu yambwiye ngo mani ngo numbwire ko ibyo ngibyo ngo ari byo mpamagariye ariko yari attitude wumva Bruce reka kubeshya yari attitude amaye ntabwo meze nkawe ngira ibyo nkora yari attitude amaye kubera hari umuntu yari arangiye kumubwira amagambo ajya atambwiye ambwira kubera yabanje kumbwira ngo Dumba ngo nakwizeraga ariko namenye ko ngo ari ibintu wigeze kumvuga ndamubwira ni byo iki niye kukuvuga bimunanira kumubwira Dumba nkubwire Dumba reka ndangize Agasura rangiza ryari urangiza bigeze bimunanira kumbwira noneho arimo nama attitude abafana ntabwo arimo bavugisha nanjye ntabwo mbwiye ibyo ngibyo arimo nabubwira nahise mubwira agaswera nyina mita nigendeye tubagiye magambo vugisha ukoresha uko namubwiye uko namubwiye nabwo ati gaswere mita ngende bari byo stop ubwo mubwira Dumba ni wallahi reka nkubwira ikintu kimwe nanjye urabizi ko ibyo bintu ntabwo nabitinyuka kubikubwira wowe nukuvuga ngo ahubwo oya niyo bifu dufitanye na Bruce ni uburetse gato ibaze Dumba kaguhamagara urumva wowe kaguhamagara kavuga ati ndahantu abafana barashaka gutera peace no ofete Bruce yari afite ibindi bintu ntazi bari baramubwiye oya turetse ko nta twemere ko byari cyangwa nta bihari urumva wallahi nanjye ibyo bintu wese twabonye umwanya ngo mubimbwire umanyire nkubwire Dumba mbikira uguye gufata ugashyira muri uwo mutwe wawe utariho umusatsi koco njyewe ngira akazi kenshi ndi busy n'ibintu byinshi kuba usinze ugahita ufata phone ukampamagara ntibiguhindura priority ahubwo wakamamagaye nka gutyo ari ikintu cyihutirwa cyangwa se wenda nakubwira ko ndi busy ukabyandastandinga nk'umuntu w'umusirimu nawe ubundi kukubwira ko ndi busy nagufitiye umwanya ukarakara mwese Dumba ngenda gutereta mama yake umva Bruce ni ryari wowe ntitujya tuvuga tukabana n'amasaha 2 bafite umwanya uwo munsi niwo munsi utari ufite umwanya iragenda ari busy nari ndi busy none wamamagaye kwanza wari urimo urakora n'indirimbo wari muri studio none se wenda kuririmba ndirimbo kandi atari studio nyayo ari studio yo mu rugo kumwe ujye uciringa subwa mbere ngo amagaye cyangwa tuvuganye uri muri studio yo mu rugo inspiration yanjye uranyicira iki inspiration yanjye ngewe wari ufite ibibazo bari bangiye kuduteranya wari uraho gazi tugaruke gato noneho tugaruke gato kuri iki kintu Dumba Melody arakubajije ngo niyo waba waravuye mu gitaramo I mean kuri live direct nyuma waje gukurikirana na feedback urazibona nari yaguhafite se no reka za tubwire kandi abizwa bitubwire ase Bruce kugira ko bakuvuga neza ariko se waburetse turashaka kumva nabi nabyo nta kibazo erega ikintu kiba kitavugika nabi urimo kunyumva ndashaka kugira ushireho comment gitaramo cya Melody na The Ben wacyakiriye gute igitaramo cya Melody ariko ubundi none se Melody mbanze ukundi n'ubundi bintu biza kugenda I always know mbanze ukuntu biza kugenda no bitubwi namaneka kugenda gutyo wowe wabyakira gitaramo kivimuzi nkuko yabikubajije ntago ndabona party ya Ben man niriya wabonye nabikwereke none se ko symphony yari icurangiye Bruce reka nyikubwire Bruce The Ben adafite symphony umuretse gato The Ben nararangiye kumenya ko
nta nubwo Kamubwire party ya The Ben. abari muri organization ya Ben ntabwo bigeze bakora effort zo gushaka ikindi kintu kingana na symphony. Ubwo nari kureba iki? niyo mpamvu Kamubwire mbese party ya Ben. Eh? Kamubwire party ya Ben. Kamubwire party ya Ben. Nugoma none se nari gutegereza iki? Nahise nanasinzi. Party ya Kandi Ben. wanatize nawe bagwaye iminota bagwaye wahise uyirenza. Ko yari afite igihaha n'ibyo guha abafana wagira ngo bakore. bari kubizimya none se si ibyabo. Bombo clati pussy thing. Ngo mwiki? Bamuhaye isaha imwe n'igice cyuragira amasaha 3. Dumba Ene TikTok universe hano. Dumba Na mufana wa Bruce atanga TikTok universe. mu bihumbi 2015 nibwo nazanye symphony. Wowe kubera ubu utafite n'amakuru ahagije buriya symphony nubwo bacurangira abandi bantu ariko ni official band yanjye. Abo. Ariko iyo uvuze kuyizana bimenyesha ikintu kujya uvuga ibintu. Abantu bafashe umuziki bawugira ikimina bawukoramo ibintu tutamenye. Bruce ujya uvuga ibintu mugabipfa n'abantu nuko wavuze ko Element ari bo bamuzanya itarakara. Symphony ntabwo iza kuzinduka mu gitondo irakaye. Ibyo se byabujije pompom gusohoka. Bombo clati pussy. Bihuriye hese. Nuko kurakara nyine kwawe wese ko warakaye nituri kuvugana. Kocho. Niwe mera pompom. Reka nkubwire Muzafa. Hari ukuntu ugira umugombo. Music industry ntago wakwanga umuntu ngo umwange birangire anytime murakorana. Niyo mpamvu ujyona nk'umuntu ariko ibyo urabizi ko ari njye umuntu wa mbere ubizi. Niyo mpamvu muzi mukamvuga nabi gutya. Ubuzi we nkuvuze nabi wowe Dumba wabyuka uruhara warutukuje. Njyewe iyo bamvuze nabi ndicecekera nkavuga uyu muntu reka nzamufatira ahantu hamwe mpite mwereka. Narogo muvuga Jesus. Dore uko kireba. ubwo se nta mufana wa Ben yampintare. Ariko se uri Ben? Iyi ntare ntago bayihaye ndi umuvugizi we mwiza sindi muyoboke. Dumba iyi ntare bayihaye Godfather bakoze kuri goro ntabwo iyi ntare bayimpaye. Uriya bamwita Mama la Miracle. Izi sendarata. Umuvugizi utararebye performance y'umuhanzi avugira bakwirukane. Thank you. Oya amwirukane. Bamwirukane. Baramwirukane. Uretse gato. Dumba hano hari akantu bari baragakase bagashyira aha. Dumba kankashake ngakine. Baragakase kangashake du. Fadarizere kutagiye gusebya Ben. Oya reka nkubwire rero Melody. Godfather waramwumvisha ukuntu aguma avuga The Ben. Umva nkubwire rero Melody. Melody nyumva. Melody kumvikana. Melody nyumva. Melody kumvikana ntabwo nkumva nuse ndi mwana. Mubwire Godfather narakubwiye. Melody nyumva hano uretse gato Dumba nyumva hano gato. Melody. Godfather niyo mpamvu nashyizeho akadomo nyumva neza cyane. Sindi muri gatabirato. Sindi umukomba kwaha. Ibyo mwakoreye fata ku mavuta ndabizi. Ibyo twakoreye fata ku mavuta se nibiki? Uzi kwanza kubera ko umugabo mbwase kimbohe ntago ndi buvugeho. Ego. Rero ntabwo ngewe ngufana. Fana indirimbo zawe. Niba ari biriya rero byawe nazo uzazihorere kuko narakubonye ugera gutyo ugafata umuntu ukamucyegeta witwaje ngufana indirimbo ze ngo ntumufana. Jewe n'indirimbo zanjye tubagendana n'injyu zihimba ubwo ndimo. Ubwo rero ndagufanuruye ndazifanuruye. Godfather indirimbo zawe nazo nazifanuruye. Nta muntu wundi wakora ibintu nk'ibyo twakoze ejo bundi. Niyo mpamvu rero amazina abiri ugomba kujya ufata akantu k'akarongo gacaho. Reka roho inyurire nzira. Uremera ko Ben yagoye platform kandi wari uzimye. Wese uremera ko iyo platform nayo mutwaye atazongera kuyibona? Mama nyawo. Ndoshobora kubyemera. Nawe ugiye.
aragiye byanyabyo dore nguwo ararenze muzafaru n'imitego yitwa se imitego yo katsindwa n'iyakare za mitego arayitambitse abafite amagambo mabi bamwiteguye mbamureba mu maso tuba turebana oya njyewe nkubwiye byabaye gazi mutapinge screen bataza kutumanura mutapinge screen please wenda ntabwo twasubira inyuma ngo dutekereze ku bintu by'akanyafu inkoni kunda ariko ntabwo ariko si hagati yanjye nawe niba uri kumubaga harya da mbere yuko uza kuvuga ngo simubage yavuze ngo niwe wemerewe kubaga wenyine ngo niwe wemerewe kumubaga ni njyewe njyenyine dushaka kujya muri competition tukarushanwa abafana abasigaye mwese hari igihe mbabona mwabizanyemo umutima mubi kandi bro ni entertainment nta mutima nta roho mbi nta na kariye y'umuntu igomba kugendera muri ibi bintu usigaye uzi ubwenge Bruce usigaye uzi ubwenge Melody ibivugwa ko abafana mwabaguze mukabatwara hari amafaranga nabagurije njya kubagura ukabaso ako se kuvuga nabi kibazo uri umuntu aramubaza nawe akavuga nabi ariko se ko twahinduye platform ko iyi ngiye atari Twitter ngo ramwe ngo ntabwo Twitter ari ya nyoko reka ntabwo nabyibagiye Dumba uribuka manura kwa dufada yaramanu yaranyemeza bukeye mubabarire bukeye ndamumanura ndamuminura cyangwa ntibarakimanwe kiraraka ariko musa twagiye dukozanyaho nushaka uzareke twibera inshuti ntabwo twaba inshuti uburetse nkubwire mero ntabwo utanga amafaranga urabizi hariya ngo yego dufata kubana nanjye nta mafaranga umpa ntabwo twabana nta mafaranga umpa kuko yesi nkora muri banki ntabwo ukora muri banki oya nta n'amafaranga menshi ngira buri ukora mu mifuka y'abafana nta kintu niki na kimwe tuzatubana gutya nabo bankora mu ijosi ako kantu so Melody igitaramo mu ncamake reka nkawe igitaramo cyagenze gute mu by'ukuri njyewe kuri side yanjye igitaramo cyagenze neza ni iby'agaciro kinini kubona dukora ikintu nka kiriya nyine kikaba kikarangira wenda sindabona umwanya mwiza wo gukora comment ifatika nzaca kuri mainstream wenda mfite gahunda yo kujya ku isibo nzaba namaze gutunganya neza mu mutwe n'amagambo nyatondetse neza ko ngomba kuyavuga ariko mu ishusho rusange igitaramo cyagenze neza ubwitabire bwari hejuru cyagenze neza n'ibitaragenze neza ubwo ni ugushaka ubukurikiyeho nyine tukabikosora okay wow ubwo reka tutegereze noneho ndatekereza bivugira ku isibo dutegereje TikTok Universe ko zimanuka hano ku bantu bashimishijwe ziramanuka ndabizi mu by'ukuri abafana yaba abantu muri hanze mwasusurikijwe ibintu uyu musore yarangije umwaka neza pe cyane ariko bamwe bati ntabwo twari tuzi ko indirimbo ndakwanga ari Melody yayikoreye The Ben biratangaje kubona ajya harakayiririmba araza kuyitubwira impamvu yaririmbye ndakwanga mu gihe cyo kurangiza umwaka inzabo yangaga niba ari twebwe abafana twari turi hariya uzatubwirira indirimbo by the way kwanza uzanayitubwira cyangwa uzayisibe kuri YouTube nzayisibira iki se ndakina ngiye nkora ibintu nzasiba uri mwihangana na debeni warangiza ukaririmba indirimbo ngo uramwanga uraza kubigarukaho Melody njyewe nubwo ntari umutinganya reka nkwendera aho nkuboneye ni umugani nyarwanda Melody nuru rugendo iyo mbonye abahanzi bari soba bari vierge mu bigize mu bintu by'ibikorobero cyangwa mu bintu by'umwanda batigeze babyijandikamo umuziki ukababera inyenyeri ibazamuka ibamurikira amasaha tukabona Melody bigenda gutya Melody mbere yuko dukomeza sho ndabizi ntabwo ushaka ibintu birebire aya masaha twari tubonye undi mwana umuhanzi ufite impano ushobora kubyaza umusoro kandi yaramaze kubona imiryango yose ifungukira rimwe ubona umusore bita Yampano yabaye iki Yampano uti ko muri kumuvuga nko wari ikintu yabaye ndaza gusobanura kamanze point yanjye Yampano ugiye kureba ngira ngo The Ben nzi ufite umutima mwiza ariko ntemera kubivuga ngo nuko akunda Imana ntabwo uraho watanga platform nkuko n'abagiye azihabwa yagize gutya afata Imana amuha platform bigenda neza umwana asohoye indirimbo turazikunda ndetse ejo bundi mu mwaka ushize umuryango wa RPF Inkotanyi uramufata ufata Ruti Joel umuhitamo nk'umwe mu bahanzi ugezweho
wagomba kujya kuririmba mu bitaramo bari bafite mu bihugu by'i Burayi, yego ariko agira gutya izo opportunité umwana muto zose arazifata, aragenda azirundira hamwe mu gatebo kamwe arangiza akitumamo. Melody, iyo ubonye impano nk'iyi ngiyi, kwituma byari biri ngombwa no birenze kwituma, yanyujije hasi no hejuru. Uko ubu tuvugana, umwaka ushize urabizi hari abantu uzi bari mageragere, abasore barenga 4 kubera video ya mpano yagiye hanze. asa naho ganishaga ibyo bivuyemo ikintu cyobaje kurusha ibindi. Melody, narahagurutse kugeza naho natabaje inzego mu ijwi ryanjye abantu bakunda benshi cyane, saba kuri amusora akeneye kurenganurwa, ndetse nsaba n'urugaga rushinzwe abahanzi. Urugaga rw'abahanzi narwo ndaruhamagara ndavuga nti nakabaye mbona abahanzi bakuru bamagana ibintu byakorewe uyu mwana w'umuhanzi kugira ngo abone ubutabera. Mpamagara Minisiteri y'Urubyiruko ishinzwe abahanzi bafite mu nshingano imyidagaduro, ndavuga musabere uyu mwana ubutabera kuko yahohotewe n'ibi bintu byamukorewe, ntabwo bikwiye. Naratabaje pe kugeza n'abantu baba bavuze ngo ni gushaka kugira ngo abantu bafungwe, ndi kuvugira ya mpano gusa kandi bafashe video. Kugeza umunsi iki cyumweru, kugeza ku munsi wa mbere nibwo nahagaritse icyo kintu. Umwana avuye i Burayi ejo bundi ku wa mbere ageze mu Rwanda, aragenda ajya muri hoteli Kanombe mu Busanza, afata undi mukobwa, noneho streaminga igikorwa barimo, ahita streaminga, ahamagara abantu live hafi yo kwa ni hafi yo kwa Bruce Melody. Urukumva Melody, afata video ashira live, ahamagara abantu we yambaye gusa n'umukobwa bari kumwe, ara streaminga. Nukuvuga ngo ntabwo yongeye kwirecordinga, ahubwo yakoze live. Amashusho none yasohotse, ibyo bintu birongera birasohoka. ubwo ni ndasohoye, urabaza ngo ndabisohoye kandi nkubwira ko yagiye live, agahamagara ahantu live, yarabisohoye. Niba yaramagara abantu live, yarabisohoye. uwo muntu ari muri recording, ntabwo ahamagaye umwe, yahamagara umwe agakupa ahamagara undi. abo bantu nibo bari recordinze rero. Abo bantu yahamagara nibo bari recordinze. Yewe rero ndikumva hano uri kugana bisaba ko nigira umucamanza cyangwa umujaji. Ntabwo aho ngaho ntabwo nshatse kuvuga kuri ayo mashusho. Ndashaka kugira ngo mvuge ubishe muri context y'umuhazi. Ntabwo nshaka gushyira mu bintu byo kujajinga iby'amashusho, ahubwo ndashaka kuvuga ku mpano nk'iya yampa, ku mpano nk'iyo umwana yari afite n'amahirwe yarabonye, igihugu cyari kimuhaye, abantu bakuru be kubona nka The Ben amufata akamuhereza platform muri Arena, warabibonye. Kampani zitangira kumusama, ziramufata, zitangira kumuhereza ama contract. Umuryango nka RPF Inkotanyi baramufata, bamurobanura mu bahanzi mwese barabirengagiza, bafata uriya mwana we na Ruti Joel bamuhereza intuza. Ku bantu batabizi, buriya yampana amashusho yagiye hanze avuye gukora ikiganiro ku Gihe, we na Ruti Joel bagomba kujya i Burayi, babikansorinze, icyo kiganiro bagikansoringa nticyasohoka. So ayo mahirwe ubonye mu by'ukuri, umuntu nk'uyu nguyu, iyo opportunity nk'umwana w'umunyarwanda wari ugiye kubona izo opportunity bitewe n'impano nawe ufite Melody. Ibi bintu mu by'ukuri hakorwa iki kugira ngo ibintu bihagarare, noneho umuntu ufite impano ntayisinde ataratangira no kuyibyaza umusaruro? Amagambo make, impano bagomba kuyirinda gute? Twagiye Impano se kwirinda bisaba uburere bwo mu rugo. Dumba, urabona nkawe ntabwo abasha kurinda impano. Mana yanjye, bitangirira mu burere bw'umuntu uko warezwe, kandi hari n'igihe umuntu agira ibyago akaba atarabashije kubuhabwa, ntawe ubihitamo. Icya kabiri, ukiga nyine gutinda mu bikureba. Iyo ugiye mu bitakureba, induru ziravuga. Naho ubundi gusharinga ubuzima busanzwe, si n'umuhanzi gusa, uwo ari we wese kwifata amashusho, ntekereza ko ari igikorwa umuntu yagakoze abanje gutekereza kabiri. Iri koranabuhanga abantu barariturusha. Niyo waba uyafite wenyine, hari igihe umuntu yakugwira muri phone kabisa akabirangiza. Uretse n'umuhanzi rero, uwo ari we wese gufata amashusho y'urukozasoni no kuyasakaza ntabwo bikwiye pe. Naho umuhanzi muri iyi minsi, ngiye kubibasubiramo hano muze kubireba murasanga ari byo, kuba umuhanzi mwiza muri iyi minsi birasaba kuba karakteri yawe nayo ubwayiseringa, kuba uririmba neza. Subiramo. Kuba umuhanzi mwiza na character yawe nyine ikwiye kubiseringa, nyine nayo ari character. Ukwiye kuba wowe imbere y'abantu bawe.
ntugerageze kuvuga wenda nka runaka cyangwa se kumera hari nk'abahanzi nzi ngiye bameze nk'abapolitisiye sinzi icyo bakora mu muziki kabisa umuntu mamaze ikibazo agatanya ngo se wabyibagiwe usubiza nyine ibyo bakubajije so karagiteri muri iyi minsi kubera na platforms bavuga bameze nka bavuga gute iyo wabaje bagura amusani wicariye amatwi cyangwa yafunze shinyo simbizi ariko sindi busubiremo urumva kubera iki buri gihe uba ushaka kwataka The Ben ariko Dumba ariko ibyo bimaneka hano Dumba uvuga ngo The Ben Dumba nyumva Dumba bro ikibazo urakizi Dumba ariko gato Dumba iki se bari nawe ndeka uretse gato ibi ntabwo mbyita ntabwo ndi muri campaign ariko niba maze guhamagara Tom Close agize ikintu abivugaho sibyo maze guhamagara batandukanye urukunyumva reka arangize point ntongere kumuvugiramo ku kintu kiri very sensitive hano dufite abantu bafunzwe kubera ikintu so please ndabasabye mureke twumve point ya Melody nyene narindi kuvugira muri rusange amashusho y'ubwambure n'ukuri kose nta kintu yakugezaho kiri gushaka ko umupornstar niba nta kindi wayamaza niba nta kindi wayakoresha natwe ntabwo tuyashaka nyine tsimba kabisa kuba none hari ikibazo cy'uko ari wowe ubwawe wayifatiye sha ikosa nyine bwo ritangirira aho ngaho icya kabiri anacunga abantu bamwizeye we warumbwiye mu muziki gusa ariko si mu muziki gusa no mu buzima busanzwe ushobora no kuba umucuruzi usanzwe